Bakunzi bacano imbaraga z'ubugingo, Umwami Yesu nashimwe cyane. Imana ibahe umugisha aho muri hose, mugire igitondo cyiza, mugire ijoro ryiza. Ndabizi ko munkurikirana muri ku migabane itandukanye, hamwe ubu ni nijoro ahandi ni ku manywa. Mwese aho muri ndabashuhuje, izina ry'Imana ihoraho nirihabwe icyubahiro ku buzima bwanyu no ku bugingo bwanyu. Hanyuma nitwa Mukandengoro Laurence, ndi umukristo mu itorero rya ADEPR Gatenga, aho niho nkorera umurimo wa data wa twese. Imana rero iduhana umugisha, ngarutse imbere yanyu tuje kuganira ku ijambo ry'Imana, kandi mbifuriza umwaka mushya muhire wa 2024. Turi mu ntangiriro z'umwaka, dukwiriye gutangirana imigambi mishya mu buzima bw'umwuka, mu buzima bwa gikristo. Dukwiriye gutangirana impinduka nshya, dukwiriye gutangirana uyu mwaka intego nshya zo gukorera Umwami Yesu no kwagura ubwami bw'Imana mu isi. Imana yacu rero ihabwe icyubahiro. Ndabakunda cyane aho muri hose, nabasuhuzaga. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rero umwanya mutoya, dusanga muri Ezekiyeli ibice 36 umurongo n'uwa 15. Ibice 36 umurongo n'uwa 15. Icy'Imana idashaka ku buzima bwawe muri uyu mwaka. Imana ibahe umugisha. Reka tubanze dusenga Imana. Turagushimiye Data wa twese mwiza, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe buze, ushaka bibaho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Mu izina rya Yesu Kristo, uyu mwaka uduheshe kubaho, uyu mwaka uduhe umugisha, uyu mwaka utugire abakozi bawe wemera kandi wishimira, uyu mwaka utubatize mu mwuka wera bundi bushya, uyu mwaka Mwami ubu w'imigisha ku bantu bawe. Turagushimiye rero, tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe. Reka Mwami mbumugende, wowe ugeze amazi aho ushaka, ugeze amazi ku bantu bawe hirya no hino, imitima ya benshi igubwe neza ku ijambo ryawe Mwami. Urakoze rero, urakarama, hembura ubuzima, uhembura ubugingo. Turi imbere yawe kugira ngo Mwami Yesu dukoreshe kandi ukorere muri twe imirimo n'ibitangaza bigaragare muri twebwe Mwami. Twohereza umwuka wera w'Imana nk'umufasha, adufashe muri uyu mwanya none n'ibihe bidashira, mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ezekiyeli ibice 36 umurongo wa 15 haravuga ngo, sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka, habe no gukozwa isoni nabo n'ubwoko bwawe. Ntuzongera kubusitaza ukundi, niko Umwami Uwiteka avuga, amen. Reka dusubiremo. Sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka, habe no gukozwa isoni nabo n'ubwoko bwawe. Ntuzongera kubusitaza ukundi, niko Umwami Uwiteka avuga, amen. Yesu nashimwe cyane. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo sinshaka. Vuga ngo hari ibintu Imana idashaka ku buzima bwawe. Hari ibintu Imana idashaka kongera kumva. Hari ibintu Imana idashaka kongera kubona bikubaho. Hari ibintu Imana irambiwe. Hari ibintu Imana ihaze ku buzima bwawe. Haleluya, haleluya. Imana yitegereje umwana w'umuntu, cyangwa se yarakwitegereje cyangwa iranyitegereza, isanga hari ukuntu twagiye dukozwa isoni, isanga hari ukuntu twagiye dutukwa n'abanyamahanga, twagiye dutukwa n'ibitagakwiriye kudutuka, twagiye dusuzugurwa n'ibitakadusuzuguye, twagiye duhura n'ibidutesha agaciro, ndetse kugeza ubwo n'ubwoko bwacu twabusitaje. Ahari bibaza ngo ahari Imana yanyu Imana yawe ibahe, ukabusitaza muri bimwe cyangwa se ubundi. Ariko Bibiliya iratubwiye ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka.
Imana yitegereza Abisiraheli bari muri Egiputa, ngo yitegereza yumva imiborogo, yumva gutaka kwabo batakishwa n'ibitutsi abanyegiputa babatukaga, yumva gutaka batakishwa n'inkoni abanyegiputa babakubitaga. Imana ibagirira neza. Imana imaze kubyitegereza iravuga ngo sinshaka kuzongera. Umva, hari indahiro Uwiteka agiranye nawe uyu mwaka. Ibyagututse mu myaka ishize, ibyagututse kuva ukivuka, ibyagusuzuguye, ibyagukojeje isoni, ibyagutesheje agaciro, ibyakurwanyije, byarwanyije amahirwe yawe, ibyagusuzuguje n'ibyagusitaje, ndetse bigatuma usitaza n'abo mu nzu ya so, bigatuma usitaza n'ubwoko bwawe, bigatuma usitaza bene so, cyangwa se bigatuma bakwibazaho. Ibyo byose Uwiteka yarabyitegereje. Arahiye rero indahiro aravuga ngo noneho uyu mwaka wa 2024 ntishaka, Imana ntishaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka. Iburyo ibitutsi bagututse byose Uwiteka yarabyumvise. Ko Dawidi yanditse aravuga ngo Uwiteka umwumve, utegere ugutwi, haleluya, gutaka kwanjye. Imana ishimwe. Imana ijya yumva, ikumva ibi bitekerezwa mu mitima, ikumva ibyo tuvuga twongorera, ikumva ibyo tuvuga nijoro, ikumva n'ibyo tuvugira mu mazu yacu, ikumva n'ibyo kumugaragara, ikumva n'ibyo mu rwihisho. Amen. Imana ifite amatwi arumva. Uvuga ngo ibyo wumvise nayo yarabyumvise, ibyo wabonye nayo yarabibonye, ibyo wakoze nayo yarabyitegereje, irabizi neza. Humura, wowe wikwirwanirira kuko Uwiteka kubereye maso. Imana ishimwe cyane. Uwiteka yumvise igitutsi abanyegiputa bagututse, yumvise igitutsi abanyamahanga bagututse, yumvise umubabaro watewe n'abantu, yumvise agahinda, yabonye agahinda wagize. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo kubwo gutaka k'umukiranutsi no kunyagwa k'umunyamubabaro, ngo nonaha ndahagurutse nje gushyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Uwiteka Imana nyir'ububasha ubwo ajya yihagurukira, ahagurukijwe n'igitutsi bagututse gusa. Umukiranutsi w'Uwiteka ararinzwe. Imana ishimwe cyane. Kandi umukiranutsi w'Uwiteka amuhozaho ijisho, kandi ukuboko kwe guhora kumurwanirira. Imana ishimwe cyane. N'ugutwi kwe guhora kumva gutaka k'umukiranutsi. Baragututse, warababaye, warababajwe, kandi nawe hari abo wababaje, aho bo mu nzu yawe hari abo wababaje, ariko ubiterwa no gutukwa n'abanyamahanga, ubiterwa no gukozwa isoni nabo, ubiterwa n'umwanzi Satani, ubiterwa n'umwanzi uguhiga, ubiterwa n'umwanzi udashaka kuzabona ubugingo buhoraho, ubiterwa n'uko utari uw'isi ahubwo uri uw'ijuru. Imana ishimwe cyane, haleluya. None Uwiteka avuganye nawe muri uyu mwaka ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka, cyangwa haba no gukozwa n'isoni nabo, kuko bajya bagukoza isoni, bagakora ibikorwa by'urukozasoni. Wacaho cyangwa se ugutinyutsa akakubaza ngo biriya ni ibiki ko musenga, biriya ni ibiki, isoni zikagukora. Ariko Uwiteka avuganye nawe ngo ntabwo uzongera gukozwa isoni n'abo banyamahanga, kandi ntabwo Imana ntishaka kuzongera kumva bagutuka. Isi yatumye utukwa, Satani, umubiri, impano Uwiteka yaguhaye byatumye utukwa, nawe umera nk'intama igiye kubagwa, igiye gukemurwa. Iyo ngiyo igenda yatuje, uremera, uratukwa, urasuzugurwa, ariko agahinda kawe Uwiteka yarakabonye. N'ibyo bitutsi byose byageze mu matwi y'Uwiteka yarabyitegereje. None uyu mwaka avuganye nawe, uhumura, witinya, ntukabatinye, kuko Uwiteka yururukiye kukugirira neza, yururukiye kukurwanirira no kugutsindishiriza. Uwiteka avuganye nawe, wa munyamubabaro we, avuganye nawe watukwaga, avuganye nawe wakozwaga n'isoni, n'ubwoko bwawe nawe wawusitazaga, bakubaza ngo mbese Imana usenga iri hehe, mbese Imana usenga ikumariye iki, ko n'ubundi usenga n'ubundi byago n'amakuba n'ingorane n'ibigusuzugura n'ibigutuka n'ibigusuzuguza bikiyongera, ariko Imana yawe iri mu ijuru. Haleluya, haleluya. Imana ishobora byose dusenga, Imana ishobora byose wakurikiye, yo ubwayo yarabyumvise.
nta jambo na rimwe umwana w'umuntu ajya avuga haba niyo yaritekereza umwami Imana wararyumva. Nta jambo na rimwe umwana w'umuntu yakora yavuga ngo rye kumvikana mu bwami bw'ijuru. Ugutwi k'Uwiteka kurumva kumva ibyaremwe byose, kandi nuko tutajya tubasha gusobanukirwa, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyaremwe byose byaremwe nawe, ibifite ubugingo byose byaremwe nawe. Ni ukuvuga ngo rero ugitekereza mwami Imana yumvise, utari wabumbura akanwa kawe ngo uvuge, Uwiteka yamenye ibyo ugiye kuvuga. Noneho kongeraho ko wavuze ukatura ugatuka umukiranutsi w'Imana, burya kirya gitutsi wamututse Uwiteka yaracyumvise. Burya irya mivumo yose wamuvumye rwihishwa Uwiteka yarabyumvise. Burya kwa kundi wagiye umusebya hirya no hino Uwiteka yarabyumvise. Burya kwa kundi wamukojeje isoni ukora ibidakorwa kugira ngo Imana ye kugaragara nk'iyera mu bantu, Imana yarabyitegereje yarabibonye. Ayiwe, Imana nyir'ububasha rero ivuganye nawe ngo humura witinya, ivuganye nawe ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka, haba no gukozwa n'isoni nabo, ngo kandi nabo mu nzu yawe ntuzongera kubasitaza. Niko Uwiteka, Umwami Uwiteka avuganye nawe. Iryo ni ijambo Imana ivuganye nawe. Ni isezerano Imana isezeranye nawe. Hari ibintu Imana ije guca muri uyu mwaka ku buzima bwawe, hari ibintu Imana ije gukuraho ku buzima bwawe, hari ibintu Imana ije gukura imbere yawe kugira ngo utambuke. Yewe Yakobo wa munyorogotowe, hari ibintu Imana ije kugukuriraho. Yaravuze ngo nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzakura ibishyitsi bikubangamiye imbere ugende wemye. Haleluya! Imana iravuga bikaba, yategeka bigakomera. Imana ifite ububasha n'ubushobozi cyane byo gukuraho igitutsi n'igisuzuguriro. Uyu ni umwaka wo gukurwaho igitutsi n'igisuzuguriro. Uyu ni umwaka wo guhabwa ibyishimo byuzuye na Kristo Yesu. Uyu ni umwaka wo guhesha abo mu nzu yawe, abo ubwoko bwawe umugisha, nabo bakavuga ngo koko uyu ni umunyamugisha. Uyu ni umwaka wo gukora kw'Imana ishobora byose, igatanga ihumure, ituze n'amahoro n'imigisha mu mitima yacu, tugakorera Uwiteka tuguwe neza. Umwami Yesu akwishimire, Umwami Imana akurwanirire. Humura, byaragututse, waratutswe, warakubiswe, warababajwe, warambuwe, warandagajwe, waravuzwe, mbese wateshejwe agaciro, mbese abo mu nzu yawe nabo ntibakwemera. Ariko Uwiteka Imana nyir'ububasha ntabwo uzongera kugira gusitaza, ntabwo uzongera gutukwa, kuko Uwiteka Imana hari cyitwa igitinyiro amanuye ku buzima bwawe, kandi hari imbaraga zirukiye kukurwanirira. Umuririmbyi cyangwa se umwanditsi niko yanditse, aravuga ngo inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira. Haleluya! Hari ingabo zishinzwe kukurwanirira. Humura, intambara waciyemo yose igeze ku iherezo. Humura, ikibuga wari urimo gukiniramo na Satani kigeze ku iherezo. Imana ishimwe. Bibiliya yanjye irambwiye ngo ntabwo Imana ishaka ihaze cyane agasuzuguro, ihaze cyane ibitutsi byose watutswe, ihaze cyane agahato kose wahaswe n'umwanzi. Haleluya! Imana irabihaze cyane. Hari abantu Imana igiriye neza, hari abantu Imana isanze, hari abantu Imana yumvise gutaka kwabo no kurira kwabo, hari abantu Imana ikuye mu karengane, hari abantu Imana ikuye mu mubabaro. Imana ishimwe cyane, kuko ibyakubabaje nabyo nayo byarayibabaje, ibyakurwanyije nayo yurukiye kubirwanya. Imana ishimwe cyane. Ibyakurijije nayo yarabyitegereje, amarira yawe yarayabonye. Haleluya! Uyu munsi ugiye kwitwa umunyamahirwe, uyu munsi ugiye kwitwa umunyamugisha, kubera yuko Uwiteka agutabaye, kubera ko Uwiteka agukuyeho igitutsi. Ubwiza bwawe ntibwabonekaga, umumaro wawe ntiwagaragaraga, nta na kimwe wakoraga ngo gikunde, kubera yuko wari uriho igitutsi, wari uriho igisuzuguro, wari uriho icyangiro, wari uriho umuvumo, wari uriho karande, wari uriho ibikurwanya n'ibiguhiga, wari uriho n'ibikugosi bitari byiza.
ariko none Uwiteka avuganye nawe wa mugabo, avuganye nawe wa mugore, avuganye nawe wa mukobwa, avuganye nawe wa musore, avuganye nawe wa mwana, avuganye nawe Banyarwanda n'Abanyarwandakazi, avuganye namwe boroheje n'abakomeye, avuganye namwe mu byubahiro byanyu. Haleluya! Ngo ntashaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka, ntashaka kongera kubona abadayimoni bagusuzugura, ntashaka kubona ayo Yesu Rabi inifo. Ntabwo Imana ishaka kuzongera kumva amajwi atavuga Imana aguharabika. Imana ishimwe cyane. Ntabwo Imana ishaka kuzongera kumva hari inama zakozwe rwihishwa kugira ngo upfe, zikugirwaho kugira ngo zikwangize, zikwangirize, zikurwanyirize ibyawe, ziguhige, zikunanize, zikwambura ibyawe. Oya, izo nama Imana ntishaka kongera kumva zateranye ngo zihure. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Udutsindishiriza arahari. Kristo Yesu yaje ku bwacu kugira ngo ajya turwanira intambara, kugira ngo aturokore. Yaravuze ngo data simbubwiye ngo bakure mu isi, ahubwo yaravuze ngo wibarindiremo ahubwo bakize umubi. Imana rero ntishaka ko umubi akomeza ko kwishima hejuru. Imana yacu ishimwe. Ahubwo twebwe twavuga ngo abanyamahanga nibakire umwami Yesu. Kumwakira ni ubuntu, agakiza ni ubuntu. Nibakizwe, hanyuma noneho ibyo bavumishaga abandi, ururimi rwavumaga abandi, ururimi rwatukaga abandi, ruhindurwe nk'urwa Balamu, ruhindurwe uruhesha rw'umugisha. Imana ishimwe cyane. Ruhinduke ruvuga ubutumwa bwiza. Amena. Imana yacu rero ishimwe. Wakire iri jambo mu buzima bwawe, maze ubwire icyagutukaga. Uwiteka yavuze ngo, Uwiteka yavuganye nanjye, Uwiteka yambwe ngo ntashaka kuzongera kumva umuka, ntashaka kuzongera kumva unsuzugura. Oya, kibwire, bwira iyo misozi, bitangarize, bihanurire, ubibwire ngo Uwiteka yavuze ngo ntashaka kuzongera kumva abanyamahanga banuka, ntashaka kuzongera kubona nkozwe isoni nawe, ntashaka kuzongera kubona n'ubwoko bwanjye mbusitaza. Imana ishimwe cyane. Bihanurire kandi ubibwire, kuko umwami Imana yavuze araba. Ijambo ry'Imana ni inkota, nurifata nk'inkota iragutikurira ababisha bawe kandi batsembewe. Ijambo ry'Imana ni umuriro, nurifata nk'umuriro riratwika imbaraga zose z'umwijima zagutukaga n'izagusuzuguzaga. Uyu munsi ugende wemye. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi ubone ihumure, umunsi ubone impinduka, mu gusenga ubone impinduka, mu byo ukora ubone impinduka, mu byo urimo ubone impinduka. Uyu munsi niba ari indwara yagutukishije, uyu munsi Uwiteka arayibwiye ngo sinshaka kuzongera kumva. Haleluya. Uwiteka avuganye n'iyo ndwara ikomeye, Uwiteka avuganye n'ibyo bikomere, Uwiteka avuganye n'ako gahinda gakabije, Uwiteka avuganye n'ibyo byaha. Ntashaka kuzongera kumva mutuka umuntu w'Imana. Turabitangariza kandi turabibwira. Bifite amatwi birumva. Ibidutuka n'ibidusuzuguza bifite amatwi birumva. Iyo tubibwiye mu izina rya Yesu birumva. Uyu munsi bibwire, ubwire ngo Uwiteka avuganye nanjye, cyangwa se Uwiteka arakubwiye ngo ntashaka. Ni itegeko riturutse mu ijuru, nta n'ibyo kwinginga, nta n'ibyo kubembereza. Ntashaka kumva ubushomeri bugutuka, ntashaka kumva ubukene bugutuka, ntashaka kumva amadeni agutuka, ntashaka kumva agasuzuguro k'abanyamahanga kuri wowe, ntashaka kumva ibyaha bigusuzugura, binagusuzuguza, binagukoza isoni. Ntashaka kumva abantu batubaha Imana bakumenyera. Imana ishimwe cyane. Kandi ubitangarize ngo ni ukuri ntabwo ubuzima bwanjye buzaba igitambo cy'abatarayimenye. Haleluya. Ntabwo ubuzima bwanjye, ntabwo ubuzima bw'umukiranutsi, ntabwo ubugingo bw'umukiranutsi buzaba igitambo cy'abataramenye Imana rurema, kuko Uwiteka abirebye igitsuri. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Uyu mwaka
hari ibyo Uwiteka asuzuguye, hari ibyo Uwiteka akuye ku buzima bwawe, hari ibyo Uwiteka yimuje imbaraga ze zikomeye. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka wimura imisozi itabimenye ukayimurana uburakari bwawe. Ni ukuvuga ngo Uwiteka iyo yamayije kumva ibitutsi byabaye byinshi ku buzima bwawe kandi uri umukiranutsi w'Imana, nawe atanga itegeko akavuga ngo sinshaka kuzongera kumva bigutuka, sinshaka kuzongera kumva bikubona bigukoza isoni, sinshaka kuzongera kumva nabo mu nzu yawe basitaza. Niko Uwiteka Imana avuganye nawe. Imana yacu ishimwe. Turagushimiye Data wa twese mwiza, izina ryawe nirihimbazwe, ubwami bwawe nibuze, mu izina rya Kristo Yesu umwana w'Imana. Turi imbere yawe duciye bugufi, ntushyirwe hejuru Mana. Abanyamahanga baradututse, dutega amatwi baradutuka, imitima yacu irababara. Yewe Uwiteka Imana yo mu ijuru, ndetse badukojeje n'isoni, byitirirwa yuko nta vugabutumwa riri muri iyi si, byitirirwa yuko nta gakiza ufite, nta gakiza dufite, nta murengezi dufite, nta mutabazi dufite, byitwa yuko turihira ubusa ku manywa na nijoro. Ariko Uwiteka Imana nyir'ububasha, wowe umarije kubyitegereza, umarije kubyumva cyane, witegereza Abisiraheli, umenya uko bameze, maze ubakuraho inkoni y'uburetwa y'Abanyegiputa. Nuko uravuga ngo sinshaka yuko ngo umwandu inkoni y'abanyabyaha izahora ku bitugu by'umwandu wanjye. Nuko urabatabara Mana, urabarengera. Natwe rero ijambo ryawe rivuganye natwe, avuga ngo sinshaka kumva abanyamahanga bagutuka, sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka, ngo haba no gukozwa n'isoni nabo, ngo kandi nabo mu bwoko bwawe ntuzabasitaza ukundi. Mana nyir'ububasha nyir'ubutware, reka ugirire neza abantu bawe, ubakureho igitutsi n'igisuzuguriro, ubakureho ibyabasuzuguza, ubakureho ibyabatukishije, ubakureho nyakubahwa Imana imbaraga zose z'umubi, ubakureho imbaraga zose za Satani mu izina rya Yesu. Utwambure ibishwambagara Yesu umwana w'Imana, ibihe byose utwambike ubwiza n'igitinyiro cyawe, imbaraga zawe zibane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Aho turi mu mirimo itandukanye, Uwiteka Imana iri mu ijuru, aho turi dutanga amaserivisi atandukanye, Mana nyir'ububasha, bana n'abantu bawe, ubakureho ibibasuzuguza n'ibibasuzugura mu izina rya Yesu Kristo. Bituma imitima yabo ibabara, Kristo Yesu umwungeri mwiza, reka ubakureho igitutsi cyose batutswe kidahesha Imana icyubahiro. Urakoze Mana, turagushimiye, urabishoboye Mana. Ngaho dusenze dusaba bikeya, ibyinshi biduhera ubuntu, kuko uri umukozi w'umuhanga. Mu izina rya Yesu wiyereke buri wese, wiyereke buri wese. Mwami wanjye, Mana yanjye, dore n'igihe abana bagiye ku mashuri, ariko amasomo hari igihe Satani ajya barwanyiriza ku mashuri, bigatuma batahana umubabaro, bigatuma abarimu bakorwa n'isoni, bigatuma natwe ababyeyi tutishima. None uvugane nabo, uvugane n'icyabasuzuguzaga, uvugane n'icyabatukishaga mu izina rya Yesu. Abana bacu Mwami, abo waduhereyeho umugisha, ukabaha n'amashuri, ukabashoboza bakajya ku ishuri, reka ubakureho igitutsi. Ni abana batoya, ntabwo bazi ibyo ari byo, ariko uri Imana yabasha kubakuraho igitutsi mu izina rya Yesu, ukazabaha umunezero n'ibyishimo kandi ukabageza kure mu izina rya Yesu. Byatukishije abamama, byatukishije abagabo, byatukishije abasore, byatukishije abakobwa, ibyatukishije abasaza, byatukishije abakecuru, ibyatukishije abavugabutumwa, ibyatukishije abaririmbyi, ibyatukishije itorero ryawe, ibyatukishije abantu bagusenga, ibyatukishije abantu bagukorera, ibyadutukishije byose. Uyu munsi Mwami, utanga itegeko rikomeye yuko utabishaka ku buzima bwacu no ku bugingo bwacu, mu izina rya Kristo Yesu umwana w'Imana. Urakoze, urakarama. Reba igitsure ikintu cyose cyadutukaga, urebe igitsure ikintu cyose cyadusuzuguzaga n'icyadukozaga isoni. Mana, turagushimiye kubanye natwe kandi kubaye mu bwoko bwacu, kugira ngo tutazongera kubusitaza ukundi. Imitima ya benshi uyigarurire Mwami imbere yawe, kugira ngo iguhimbaze dufite amashimwe yuko wadukuyeho igitutsi n'igisuzuguro. Urakoze, urakarama. Bana natwe kandi dufashe mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Urakoze, amen. Imana ibahe umugisha mwinshi.
murakoze gukurikira ijambo ry'Imana, mwumve video irangire. Nibwo mwumvise ubutumwa bwiza, mukore share, comment na subscribe. Turabakunda cyane. Umwami Yesu abishimire, abakureho igitutsi n'igisuzuguriro mu izina rya Yesu. Amen. Turabakunda cyane. Umwami Yesu abishimire ibihe byose.